Hari abantu bake mu isi ya sinema babasha guhuza ibintu bitatu bikomeye icyarimwe, ari by'imbaraga z'umubiri, impano y'ubuhanzi n'umutima w'ubwiyoroshye. Mu gihugu cy'Ubuhinde havutse umusore wagize izina ryamubereye umwambaro w'intsinzi. Uyu musore ni umwe mu bakinnyi ba filimi batamenyerewe mu buryo busanzwe. Mu gihe abandi bakoresha stunt doubles kugira ngo bakore ibikorwa biremereye, we yahisemo kubikora ubwe ndetse agashyira ubuzima bwe mu kaga inshuro nyinshi kugira ngo agaragaze ko impano nyayo y'umukinnyi ari ukwizera icyo ushoboye. Ariko inyuma y'ayo majwi y'intsinzi n'imitima y'abafana hari indi nkuru abantu benshi batigeze bamenya, inkuru y'umwana wakuranye inzozi agahura n'imbogamizi nyinshi ariko akazihindura intambwe zimujyana hejuru. Ni inkuru y'umusore wakuriye mu muryango w'abahanzi ariko akifuza gukora ikintu kidasanzwe, aricyo guhindura uko abantu babonaga filimi z'ikorwa rya action muri Bollywood. Uyu musore rero nta wundi n'uwo bita SHROF, umusore wubatse izina rye atari kubw'ubushobozi bw'ababyeyi be, ahubwo agendeye ku bikorwa by'ubutwari, imyitozo n'imbaraga z'umutima zidacogora. Ndikwizera Janvier Garden ibisanzwe rero. Uhaye ikaze hano mu rugo rugendwa rwa MCID Films. Uhaye ikaze kandi mu isi nzima y'ibikorwa bya sinema, Bollywood, Hollywood ndetse na Nollywood. Turatangiye. Nyemera duhere ku ngingo ya mbere, turebere hamwe amavu n'amavuko by'uyu musore. SHROF, amazina ya nyakuri ni Jayamanti SHROF. Yavukiye mu mujyi wa Mumbai mu Buhinde, avuka ku itariki ya 2 Werurwe 1990. Yavukiye mu muryango uzwi cyane muri sinema y'Abahinde. Papa we ni Jack SHROF, umwe mu bakinnyi b'ibirangire muri Bollywood, naho nyina yitwa Aisha Dutt, akaba yari umuproducer n'umukinnyi wa filime wahoze akora muri sinema y'Abahinde. Gukurira mu muryango w'abahanzi ntabwo byamuhaye umutekano gusa, ahubwo byamubereye isoko y'igitutu gikomeye. Nubwo abenshi batekerezaga ko umwana w'umukinnyi uzwi azahita asohoka mu nzira nziza y'itangazamakuru, kuri SHROF byari ukundi. Ubwe yivugiye mu biganiro byinshi byagiye bitambutswa ku mbuga nkoranyambaga ko atigeze ashaka kuba umuhungu wa Jack SHROF, ahubwo yashakaga kubaka izina rye ku bw'ubushobozi bwe bwite. Izina rero Tiger ryaturutse ku izina ry'akabyiniriro nickname yahabwaga akiri umwana muto, kuko yari umwana ukunda gukubagana cyane akabyitwaramo nk'intare ntoya. Uko yagendaga akura, izina rye ryahindutse ikimenyetso cy'ubutwari, imbaraga n'ubwirinzi. Ubuzima bwe bwo mu bwana, SHROF yari umwana wicisha bugufi, udakunda kuvuga cyane, ariko ugaragaza imbaraga n'uruhare rudasanzwe mu mikino n'imyitozo. Yize mu ishuri rya American School of Bombay, aho yakundaga cyane amasomo ajyanye n'imyitozo ngororamubiri n'imbyino kurusha andi masomo yose. Nyamara rero, nubwo abandi bana barotaga kuzaba abakinnyi ba sinema cyangwa abahanzi, we yari afite izindi nzozi, arizo guhinduka umwami w'imyitozo n'imbaraga, akazaba umuntu ushobora guhuza umubiri n'umuziki, intsinzi n'umutuzo. Uburyo rero yatojwe imbaraga z'umubiri nibwo bwamuhinduriye ubuzima. Akiri muto, SHROF yatangiye gukurikirana imyitozo ya martial arts, by'umwihariko taekwondo, aho yaje guhabwa impamyabumenyi ya black belt cyangwa se umukandara w'umukara, ikimenyetso cy'inararibonye n'umwihariko mu gukora ibikorwa bya gisirikare n'ubwirinzi. Ibi byatumye rero mu myaka yo mu mashuri yisumbuye amenyekana nk'umusore wakundaga imyitozo cyane kurusha ibindi bintu byose. Ku rundi ruhande ariko, umuryango we wose waramushyigikiraga cyane. Papa we Jack SHROF yakundaga kumubwira amagambo amukomeza, amwigisha ko kuba intwara atari kuboneka muri filimi gusa, ahubwo ari nuko witwara mu buzima bwa buri munsi. Naho nyina yamutoje kumenya gucunga igihe, kumenya kwiyubaha no gukunda Imana, ibintu byamubereye urufatiro rukomeye mu buzima bwe bw'akazi. Uretse ibyo rero, SHROF afite mushiki we witwa Tishna SHROF, bafitanye ubushuti bukomeye cyane. Nubwo atinjira muri sinema nka musaza we, Tishna niyo bafatanyije kubaka uruganda rwa Matrix Fight Night cyangwa se MFN, rwafashije urubyiruko rwinshi rw'Abahinde mu myitozo ya mixed martial arts. Ibi byose byerekana ko umuryango wabo ari w'abantu batinya rwose gucika intege kandi bakunda iterambere. Mu by'ukuri rero, amateka y'ivuka rya SHROF ni inkuru y'umwana wavutse afite amahirwe, ariko agahitamo gukora cyane kugira ngo yerekane ko intsinzi atari impano y'umuryango, ahubwo ari ubushake bw'umutima. Nubwo yavukiye mu mwanya w'icyubahiro, ntabwo yigeze ahagarika gukora, ahubwo yitangiye gukora ku buryo yagira izina rye,
izina ry'abantu bose bazajya bibuka nk'umusore wubatse izina rye mu buryo bwe bwite. Nyemera rero twerekeze ku ngingo ya kabiri, turebere hamwe urugendo rwo kwinjira muri sinema n'ukuntu yigaragaje muri filime HELOPANTI. Kwinjira muri sinema ya Bollywood si ibintu byoroshye, ndetse no ku mwana wari umaze imyaka irenga 20 akina muri sinema nka SHROF. Nubwo benshi batekerezaga ko kuba umwana w'icyamamare byamworohereje, kuri SHROF siko byagenze. Mu myaka ye ya nyuma y'amashuri, SHROF yaretse kujya mu by'amasomo asanzwe kugira ngo yitangire imyitozo ikomeye ya martial arts, imbyino n'imyigire ya kamera. Yakoraga amasaha menshi buri munsi yiruka, akina, akora push-ups cyangwa se pompage, ndetse akiga uburyo bwo kwerekana amarangamutima imbere ya kamera. Hari igihe mama we Ayesha yamusangaga ahantu hafi y'inzu yabo muri gym asubiramo uburyo bw'imyitozo ndetse n'ibintu byerekeranye no gukora amasiporo akomeye cyane. Mu mwaka wa 2012 ubwo yari afite imyaka 22, umuyobozi wa sinema Sajid Nadewala yamubonye mu myitozo ahita amuha amahirwe yo kuba umuyobozi w'ibanze muri filime nshya yitwaga HELOPANTI. Uwo munsi niwo wahinduye byose. Ati gute none? HELOPANTI ni filime yamuhinduriye amateka. HELOPANTI ni filime yasohotse mu mwaka wa 2014, iba filime y'urukundo n'ibikorwa, ibyo bita romantic action film. Yerekanye uburyo bushya bwo kwerekana filime ku rubyiruko. Tiger yakinnye nk'umusore witwa Bablu ufite urukundo rudasanzwe ariko kandi afite n'imbaraga zidasanzwe mu mirwano. Mu gihe abandi bakinnyi bakoreshaga abantu babasimbura mu bice bigoye, stunt doubles, SHROF we yahisemo kubikora ubwe byose. Yasimukaga ku nzu zifite metero nyinshi, agasimuka ku modoka, agahindukiza umubiri mu kirere, ibyo bita backflip cyangwa se ikinyuma, inshuro nyinshi. Ibintu byatumye abantu benshi bamugeranya na Bruce Lee ndetse na Jackie Chan. Ibinyamakuru byinshi by'Abahinde byanditse ko ubwo filime yasohokaga abantu batari bazi neza uwo musore, ariko nyuma y'amasaha make gusa yo kureba HELOPANTI amazina ye yabaye igikundiro mu gihugu hose. Uyu musore rero yabonye ibihembo byinshi birimo Filmfare Award for Best Male Debut 2015 na Star Duty Award for Superstar of Tomorrow, ndetse n'ibihembo by'urubyiruko byamugaragaje nk'umusore uzahindura isura ya Bollywood. Uretse ibikorwa bya action, SHROF yerekanye ko afite impano y'imbere mu mubiri, kubyina, kwerekana amarangamutima no gukina agaragaza ubugwaneza. Imbyino ze muri HELOPANTI cyane cyane nk'indirimbo ya Wiso Baja zatumye yinjira mu rukundo rw'abafana. Nubwo filime yamuhesheje izina, SHROF ntiyigeze yicara ngo yishimire ibyo yagezeho, ahubwo yahise asubira mu myitozo. Aravuga ati, nubwo nabonye itsinzi, nabonye intege zanjye nke, nifuza kuba umuhanzi wuzuye ufite umubiri, imbyino n'ubumenyi bwa kamera. Ubwo urumva ko atigeze yicara. Nyuma ya HELOPANTI yagize amahirwe yo gukina muri filimi zakurikiyeho nka Bagi, filime yakinwe 2016, aho yagaragaje ubundi buryo bukomeye bwo kwerekana ibikorwa bya action. Uhereye ubwo izina rye ryahindutse ikimenyetso cy'umukinnyi udasanzwe, umuntu ukina, akabyina, akanarwana by'ukuri. Abakurikiranira hafi sinema bavuga ko HELOPANTI atari filime isanzwe, ahubwo ari urupapuro rwatangije isura nshya ya SHROF mu mateka ya Bollywood, kuko yerekanye ko impano nyayo itagarukira ku gukina gusa, ahubwo ari n'ubushake bwo gukora ibintu abandi batinya. Mu magambo make, iyi filime HELOPANTI yabaye intangiriro y'inzira ndende, inzira y'umusore wagaragaje ko intsinzi nyayo ituruka ku kwihangana, ku myitozo no ku gutinya guhera hasi kugira ngo ugere hejuru cyane. Noneho rero nyemera twerekeze ku ngingo ya gatatu, turebere hamwe impano zidasanzwe, imyitozo, imbyino n'imbaraga z'umubiri. Iyo uvuze SHROF abantu benshi bahita bibuka ibintu bitatu: imyitozo ikomeye, imbyino zidasanzwe n'imbaraga z'umubiri zidashira. Nubwo ari umukinnyi wa filime, ubuzima bwe bwose bushingiye kuri discipline, imyifatire y'imyitozo ikomeye. SHROF yagiye avugwa nk'umuntu ubaho mu buzima bushingiye kuri siporo, akora imyitozo inshuro nyinshi buri munsi, rimwe na rimwe amasaha agera kuri 6, akora ibintu byihariye nka acrobatics, gusimbuka no gukora flip mu kirere, weight training, gukoresha ibikoresho by'uburemere, ndetse n'imyitozo ya yoga. Yavuze ko iyo atakoze imyitozo
yumva nta mahoro afite. Mu magambo ye bwite yagize ati, umubiri wanjye ni inzu yanjye, iyo ntawitayeho mba numva asa nk'uwatakaje ikintu cy'ingenzi mu buzima koko. Imyitozo ye yatumye atandukana n'abandi bakinnyi benshi ba Bollywood kuko we yigaragazaga nk'umuntu uhuza ibikorwa bya martial arts, kubyina no gukina mu buryo bwuzuye. Uretse imbaraga, SHROF afite n'impano ikomeye yo kubyina. Abafana be benshi bamugereranya na Michael Jackson kubera ko akoresha amaguru, amaboko n'umubiri wose mu buryo bworoheje ariko buhambaye. Mu ncamake, SHROF si umukinnyi wa filimi gusa, ahubwo ari n'umuntu wiyubatse bishingiye ku mbaraga, imyitozo ndetse yewe n'ubushobozi. Akerekana kandi ko kugira impano bidahagije, ahubwo bisaba guhora ugitoza no kuyubaha. Twerekeze ku ngingo ya 4 ari nayo ya nyuma, turebere hamwe ubuzima bwe bwite, imbogamizi n'ubutumwa h'urubyiruko. SHROF. Nubwo uyu musore afite izina rikomeye muri sinema, ubuzima bwe ntabwo bworoshye. Yagiye anyura mu bihe bigoye by'ubuzima, birimo kwibasirwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga social media trolls, bavuga ko isura ye, imvugo ye ndetse no kuba atajya filimi z'urukundo zifite ibisanzwe by'amagambo menshi ari inenge bamunenga. Hari n'igihe rero mu ntangiriro y'umwuga we, abantu benshi bavugaga ko adashoboye gukina cyangwa ko ari umusitari w'imyitozo gusa atari uw'ubuhanzi. Ariko aho gutakaza icyizere, SHROF yahisemo gufata ibyo byose nk'imbaraga zo kwiteza imbere. Uwo mutima wo kwihangana niwo wamugejeje ku rwego rwo hejuru, akigaragaza nk'umwe mu bakinnyi b'abagabo bafite agaciro kanini muri Bollywood. Mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'Abahinde, Tiger na mushiki we Krishna SHROF bashinze umushinga witwa Matrix Fight Night cyangwa se MFN, umuyoboro mwiza wo guteza imbere abakinnyi ba Mixed Martial Arts cyangwa se MMA. Binyuze muri uwo mushinga, bafashije urubyiruko rutagira ubushobozi kubona imyitozo, ibikoresho n'amahirwe yo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Hari n'andi marushanwa atandukanye y'imyitozo akoresha mu gihugu, aho ahamagarira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge no gukunda siporo, avuga ko umubiri ukomeye ujyana n'ubwenge bwiza. Ubuzima bwa SHROF rero n'urukomatane rw'ibigoye n'intsinzi. Ni inkuru y'umusore utarigeze uhagarara, nubwo abantu benshi bamusekaga cyangwa bakanamucira n'urubanza. Yagaragaje ko ubutwari nyabwo atari ukugwa ngo uhaguruke gusa, ahubwo ari ukumenya impamvu ugwa no gukomeza kugenda. Ni nuko nshoje Mutama, ndi Kwizera Janvier Garden nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, hano rero turi kuri MCID Films. Imana nibande bityo ndabakunda cyane. Ciao ciao.